nshishijwe bugufi no kukubwira ngo ni igihe cyo gutuma ubwami bw'Imana. Wa musore we, ni igihe cyo gutuma ubwami bw'Imana bugana. Ntabwo ari igihe cyo kurakara, si igihe cyo gutongana, si igihe cyo kwiganyira. Pawulo na Sila baba bararaye baganya, bakabajya babaza bati mwebwe mwazize iki? Ati twe baturenganije, badukubise, ariko umwanya ntibawugize. Bavuze ubwiza bw'Imana, bamamaza gukomera kw'Imana, bavuga umugisha w'Imana. Twagize umugisha mu Kinyarwanda, habaye indirimbo zidasanzwe. Mu Kinyarwanda habamwe urukundo, habamwe abantu bahanze indirimbo Haleluya, haleluya, amen. Reka dutangire dusenga. Mwami Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ngwa ishimwe yuko umpaye aka kanya keza ko kuvuga ku ijambo ryawe. Ubuntu n'imbabazi zawe n'umugisha wawe n'ubwiza bwawe bubane natwe. Sabiye abanyumva ubavane mu cyubahiro kimwe bajya mu kindi. Ndasenze Mwami ngo umpe ubwenge n'ubuhanga n'imbaraga zibasha kuvuga ijambo ryawe neza. Ubuntu, umugisha, agakiza bibane natwe twese Mwami. Kandi Mwami unshoboze neza kugira ngo ntihagire ijambo nkuriye kuvuga nonaha nibagirwa, kandi ntihagire iryo utagennye ndi buvuge. Umugisha wawe n'ubwiza bwawe bikomeze kubana natwe twese. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya. Ngiye kuvuga ku ijambo rikomeye cyane. Intego y'Imana natwe ni ukugira ngo ubwami bwayo buze. Ndashaka kuvuga ku bwami bw'Imana. Ni imwe mu ntego zikomeye z'Imana. Nicyo cyazanye Kristo. Yesu yaravuze ati, ndatekereza ko ari Matayo 4:17 aravuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana nicyo kintu cyatumye Yesu aza. Yaje kubwamamaza, yaje kubwerekana. Haleluya. Imana itoranya Abrahamu, niyo ntego yayo. Yashakaga kugira ngo ubwami bw'Imana buze, bube muri iyi si, tububemwo, tubugenderemwo, tubwumviremwo, tubutekererezemwo, tubukoreremwo. Imana ishaka ko ubwami bwayo buza. Haleluya. Tugiye gutangira dusoma Luka 11:2. Nimwakire ijambo ry'Imana. Luka 11:2 haravuga ngo, Luka ibice 11 umurongo waho wa 2 haravuga ngo, arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Haleluya. Iri sengesho turyitwa irya Data wese uri mu ijuru, cyangwa se irya Dawe uri mu ijuru. Atangira avuga ati, haleluya, haleluya, amina. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibikurikiraho ni ibyacu. Ariko avuga icyubahiro cye, yarangiza akavuga ati, dusengere kugira ngo ubwami bw'Imana buze. Haleluya. Icyampa ubwami bw'Imana bukaba mu rugo rwawe, ubwami bw'Imana bukaba mu kazi kawe. Burya igituma uri muri ka kazi no kugira ngo ubwami bw'Imana buhagaragare. Haleluya. Igituma Imana wendi guha gushaka ahandi, yagira ngo uzatume ubwami bw'Imana bugaragarayo. Icyatumye Imana igushyira muri rya torero, yagira ngo ubwami bw'Imana bugaragareyo. Kera iyo dusomye Bible tubona ba Daniel babatwara mu bunyage. Daniel cyatumye abumwe mu bagabo barambye bagakora neza, yatumye Imana imenyekana. Haleluya. Imenyekana i Babylon. Yatumye ubwami bw'Imana bumenyekana i Babylon. Yatumye abami baho, umwami wa mbere wabanjije Nebukadineza avuga ati, nta yindi Mana dukwiriye gusenga keretse y'aba bantu. Berushaza nawe niko yavuze. Haleluya. Dariyo nawe niko yavuze. Amen. N'abakuru bose
aba basore batumye ubwami bw'Imana bugaragara. None ndenda kukwibutsa yuko aho uri, aho ukorera, aho ugenda, haleluya, babantu mutindana burya Imana iba yabaguhaye ngo bakurebe bamenye batari ku bwami bw'Imana. Uyu muntu koko afite Imana, nabo bashobora kuba bayihindukirira bakayikunda, bakayegera, bakayishaka, haleluya, nabo bakaba ubwami bw'Imana. Haleluya. Hari amakampani yajya atangira muri iyi saho turi, ikaza uyireba ari ntoya, ukaza uyireba, haleluya, ukaza uyireba ukabona haje abagabo n'abakobwa cyangwa n'abagore, wajya kumva ukabona yaragaragaye mu gihugu, irimwo, iruzuye. Haleluya, haleluya. Igihugu cyose radio zirayivuga, televiziyo zirayivuga, yaramamaye kuko babagabo baje kuyamamaza, babakobwa baje kuyamamaza, barabikoze, barayamamaje. Twese tujya muri iyo kampani kubera abo bantu. Igihe niki kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana. Barumuna bacu bakizwe bamenye Imana, bakuru bacu bakizwe bamenye Imana, abatware bacu bakizwe bamenye Imana, abagore bacu bakizwe bamenye Imana, ba ankozi, ba mamizi bacu, abantu ibikuhegereye byose bimenye Imana. Haleluya. Imana irashaka yuko ubwami bwayo bwamamazwa. Imana irashaka yuko icyubahiro cyayo kiboneka. Imana irashaka yuko ari cyo gituma tubaho. Ndashaka kubabwira ngo nicyo gitumye ndiho, nicyo gitumye ubaho, icyatumye Imana ikurinda, bya bintu ntibigutware, rwa rupfu ntirukwice. Haleluya. Bwa bukene bukaba butarakumiranye, bwarakomize bunguri. Ibintu byose wagiye uhura nayo, imiyaga n'imiraba, byagira ngo mu gihe nk'iki, haleluya, haleluya, mu gihe nk'iki ubwami bw'Imana uzabugaragaza. Tubugaragaza dukora neza, twera imbuto nziza, tubugaragaza twemera kuvuga ijambo ry'Imana, tukavuga icyubahiro cyayo, tubugaragaza mu bintu byinshi. Ndashaka kugukumbuza guhagararira ubwami bw'Imana muri iyi si. N'ubundi turaba Christ ambassadors, tuhagaze mu cyimbo cya Kristo. Turahari kugira ngo Imana igaragare, turahari kugira ngo, ndashaka kubwira abasore bato yuko burya muhari, nicyo cyatumye guhagakiza kenshi, nicyo cyatumye guha akazi, nicyo cyatumye kurinda, nicyo cyatumye wiga, nicyo cyatumye ushobora bya bintu utajya gushobora, kugira ngo nawe mu gihe nk'iki wamamaza ubwiza bw'Imana. Mu gihe nk'iki cy'imperuka ubwami bw'Imana bugaragare kubera wowe. Mureke two guceceka, mureke two dutume Yesu agaragara. Natwe abamaze gukura turi mu gakiza dutinzemo, mureke we shine for Jesus, tumugaragaze, tumwerekane, tubeho kubera we, twerekane ubwiza bw'Imana. Abana bato baturebereho, babona umugisha kubera twe, babona urukundo rw'Imana kubera twe, babona icyubahiro cy'Imana kubera twe, babona urukundo rw'Imana kubera twe. Haleluya, kuko turiho kugira ngo Imana igaragare. Haleluya. Ndashaka ko dusoma mu Gutegeka kwa 2. Amen. Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo w'ikenda. Uyu murongo ndawukunda koko. Kadusome mu izina rya Yesu. Gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 9 haravuga ngo Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Wagarutsemo neza. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Icyatumye Uwiteka gukunda akaguha umugisha, aho hantu yahatangira avango nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, iyi migisha yose izakuzaho. Uzagira umugisha amajya n'amaza. Haleluya. Uzagira umugisha mu rubyaro rwawe,
uzagira imigisha. Abanzi bawe bazaza bagusanga baguhunge mu nzira indwi. Uzagira umugisha mwinshi udasanzwe uzahasome. Haleluya. Hanyuma ngo icyatumye nemera kuzagukorera ibyo cyangwa kugukorera ibyo, nagira ngo uzambere ubwoko, nagira ngo uzamamaze ubwiza bwanjye. Nimureke mbabwire bakristo bene data, Imana irashaka ko mu gihe nk'iki duhagarara ikagaragara. Ndagira ngo nkubwire yuko ba Petero bahagaze igihe cyabo barahagarara, Imana yabo iragaragara. Paulo na Sila babafunze muri gereza, babakubise, barushye, biriwe babakubirana, bameze nabi. Ariko bageze muri gereza, ngira ngo baribaza batari ko kuki ndaha mureke turamye Imana yacu. Birengagiza ko barushye, birengagiza ko bakubiswe, birengagiza ibyo byose, maze bararamya Imana koko. Baririmba mu rurimi rwabo, baririmba mu ndirimbo zabo, baririmba baravuga bati Imana turagukunda, baririmba bavuga bati uri igitangaza, baririmba bavuga, baririmba ubwiza bw'Imana, baririmba icyubahiro cy'Imana, barayiramya muri iyo gereza igicuku cyose. Ngo inzugi za gereza zirafunguka, zose zirafunguka. Haje umuyaga udasanzwe ufungura izo nzigi zose. Zirangije gufunguka, haleluya, baraye babatiza, abantu bose barihana, abantu bose bamenya Imana. Wari uzi ko wari ubwo ujya ahantu nk'aho Uwiteka ashaka kugira ngo agaragareyo, wagerayo ugaceceka, wagerayo bakaganya, bakarirukarira, Imana ikabura. Kandi yari yagushyizeyo kugira ngo ugaragare, ubwiza bw'Imana bugaragare. Yari yagushyizeyo, haleluya, ngo ihaguhera umugisha. Yari yagushyizeyo kugira ngo uzamure abariyo bamenye Imana. Ndashaka kujya inama, nugera mu hantu aho ariho hose, muri situation iyo ariyo yose, imbi cyangwa nziza, uzajya uvuga uti Imana kuki ndaha. Haleluya. Hari ubwo kujyana aho hantu kugira ngo izina ryayo rigaragare. Morodekayi yatumye kuri Esiteri ataharaho, ntabwo waba warimye, ariko kugira ngo mu gihe nk'iki ugira akamaro, utuma Abisirayeli badapfa, jenoside itaba mu Bisirayeli. Esiteri arahaguruka, arasenga, acungura ubwoko bw'icyo gihe. Ndashaka kukubwira ko ubu turiho, twarinzwe n'Imana. Yaturinze hantu hakomeye kurya, yaduhaye umugisha kwa kundi, yaturindiye mu muriro ntitwashya, iturinda amazi ntiyadutembana. Haleluya. Iradukomeza mu bihe bikomeye, yagira ngo ubwiza bw'Imana bugaragarire muri twe. Yagira ngo muri iki gihe uvuge yuko wera Imana yera, uvuge ubwami bw'Imana, ubabwire ko Yesu ari hafi kugaruka. Amen. Ubabwire ko Yesu ari hafi kugaruka. Ubabwire ko ari igihe cyo kwitegura no kumenya Imana. Ubabwire ko ari igihe cyo amen, kurekura bya bindi byose tugashaka Imana yonyine gusa. Nshishijwe bugufi no kukubwira ngo ni igihe cyo gutuma ubwami bw'Imana. Wa musore we, ni igihe cyo gutuma ubwami bw'Imana bugana. Ntabwo ari igihe cyo kurakara, si igihe cyo gutongana, si igihe cyo kwiganyira. Paulo na Sila baba bararaye baganya, bakabajya babaza bati mwebwe mwazize icyate twe baturenganije, badukubise, ariko umwanya ntibawugize. Bavuze ubwiza bw'Imana, bamamaza gukomera kw'Imana, bavuga umugisha w'Imana. Twagize umugisha. Mu Kinyarwanda habaye indirimbo zidasanzwe, mu Kinyarwanda habamwe urukundo, habamwe abantu bahanze indirimbo, ufata imwe ukayiririmba. Haleluya. Ukavuga ngo uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Haleluya. Ukabiririmba,
ukabizamura. Ushobora no kuba ufite ijwi ryiza ukavuga umugisha w'Imana, abantu bose bakavuga bati ariko turihannye natwe tugiye gukunda Imana, turihannye natwe tugarukiye Imana, turihannye natwe umugisha w'Imana ubane natwe, turihannye natwe tugiye kugendana n'Imana. Ngo icyatumye igukorera bya bindi byose ngo yagira ngo uzayibere ubwoko. Mureke duhindukire dukunde Imana, tuyibere ubwoko, tuyiramye, tuyisingize, tuvuge ibigwi byayo. Abantu bose nabo nibaturora bavuge ngo Mana uri nziza, Mana urera, Mana urakomeye, Mana uri mwiza, Mana ntabwo ubaho. Niyo nkibona haleluya abantu bahindukirira Imana bavuge ubwiza bw'Imana. Amen. Nagize umugisha wo gufungwa, mfungwa mu gihe gikomeye, mfungwa kubw'ubutumwa bwiza, mfungwa n'abantu babi, mfungirwa mu gihugu kibi. Ndashaka kubabwira yuko Imana ari nziza. Ndafungwa, nafunganywe n'abandi, twafunzwe turi 5 tuzize ubutumwa bwiza. Dufungwa n'abantu batajya kuturekura, dufungwa n'abantu bajya kutukora nabi, ariko buri munsi twabonaga ukuboko kw'Imana. Mvuze uko twafunzwe byatuma ntwara umwanya, ariko icyo nashaka kuvuga, umunsi nafunguwe, aho hantu nari mpabwirije imyaka 2 n'igice bakizwa nabi, ariko umunsi nagiye muri gereza, kuko banyangaga, abankubise, abantukaga, abari baranyanze cyane, bose baraganiriye mfunze. Batari kuri ya muntu ko yatubwirizaga ijambo ry'Imana, ko yari umuntu mwiza bamufungiye iki. Abantu bose bariteranya barankunda, naratungutse, abanyangaga baza gukizwa. Bati ntabwo twari tuzi ko hariho kubabazwa kungana gutyo. Abamadini akomeye baza gukizwa. Ndabyibuka uwari pasta w'abadive niwe wabaye pasta w'iryo torero. Kubera iki? No mu kubabazwa ubwiza bw'Imana burahaba. Haleluya. Kuko twafunzwe n'ibintu bikomeye. Iriya mu mahanga nta tegeko rihaba, ariko Uwiteka buri joro nafunzwe namazemwe iminsi 10, ariko buri joro Imana yakoraga igitangaza, buri manywa habaga igitangaza, buri joro habaga ikindi, kuko iminsi ntiyasaga. Ariko ndashaka kubabwira ko Imana yamperekeje muri gereza. Haleluya. Mvaye amahoro, mvuyeyo aho hantu bari baranze gukizwa barifashe barakijijwe. Ngiye kureba ababyeyi banjye ngo mbabwire ko nafunguwe amahoro. Abantu b'Abanyarwanda benshi mureba bakijijwe icyo gihe, nabi wacu haturika ikanisa itahabaga. Amen. Ubwami bw'Imana, Imana irabike ikeneye ko tuvuga ubwami bw'Imana. Mwitegereza kubanza kujya muri gereza, mwitegereza kuko ibintu bibanza bigakora. Hindukirira Imana, uyibwira uti Imana ngiye kugukorera utwo nakoraga tubi, utwo narindi muri ngiye kugukorera neza. Haleluya. Ibyo nakosaga, Mwami ngwino ubane nanjye, ngwino ugendane nanjye, ngwino ntume abantu bambone babone ubwiza bwawe. Nanjye kuva uyu munsi ndakwemereye. Mureke dutume ubwami bw'Imana buza mu mahanga, huba utume Yesu agaragara. Ushobora kuba waragiyeyo kugira ngo Yesu agaragare. Imana ishobora kuba yarakwemereye abandi bose itarabemereye, ukambuka ukagerayo amahoro kugira ngo ubwami bw'Imana uzabwamamaze hariya, nk'uko ba Daniyeli byabagendekeye. Amen. Mana uri mwiza, turakwemereye, dukoreshe. Mureke duhindukire tubwire Imana ngo Mwami dukoreshe. Turakwemereye dukoresha uko ushaka. Mwami turakwemereye duhindura ibikomangoma byawe. Turakwemereye Mwami tuyoboze umugisha wawe. Turakwemereye Mwami gendana natwe, inzira zawe zibi zacu. Turakwemereye Mwami tuvugishe, tuvuge nk'uko ushaka. Haleluya, haleluya. Mwami Imana turagukunda, uvuge amagambo nk'ayo. Haleluya. Himba yawe,
wari uzi ko umwami Nebukadineza yavuze ati nta mana nari nabona kubera ba Daniyeli na ba Shedraka? Wari uzi ko Dariyo yabivuze kubera Daniyeli? Wari uzi ko Kuru yamenye Imana kubera abo bantu? Mureke twamamaza Imana. Ndashaka kukwibutsa aho uba urahari kugira ngo Yesu agaragare. Imana yacu yaremye ijuru n'isi igaragare. Ubwiza bw'Imana bugaragare muri wowe. Urukundo rw'Imana rugaragare, maze bayihindukire bavuge bati Imana turaje, tuje uko tumeze, tuje dufite intege nke, tuje turi babi, ariko Mwami twamenye ko ushobora byose, twamenye kugira imbaraga, twamenye kudasanzwe, twamenye kuri Imana ikomeye. Turaje udukize kuko urakiza. Turaje tugire ihumure kuko urarifite. Turaje tuje nk'uko turi utwoze. Abantu barukene baremerewe baze kubera ko bakubonye mu Imana. Uzabasengera bakire. Haleluya. Uzabakunda babone urukundo rw'Imana. Ndabakomboza guhagararira Imana muri iyi si. Mwami Imana dushoboze. Shoboza bagenzi banjye, shoboza abo watoranije, shoboza intumwa zawe, shoboza abagukorera bose wahamagaye, shoboza abazaza mu minsi izaza bakagushaka. Bashoboze, bakwemere, bagukunde, bakugarukire. Ubuntu bwawe budushoboze muri iyi minsi. Dutuma isi yose ivuga ngo Mwami uri mwiza. Ku giti cyanjye nshoboza, abanyumva bose bashoboze. Itorero nyobora rishoboze, itorero ryawe ryose rishoboze. Shoboresha abakozi bawe bose, dushoboze kwamamaza urukundo rwawe, dushoboze kuvuga ubwiza bwawe neza, dushoboze kuvuga icyubahiro cyawe, dushoboze kuvuga urukundo rwawe, dushoboze kuvanamwe ibyo twavanzemwo, tuvuge umugisha wawe gusa. Mwami urakoze, reka dutume ubwami bwawe buza, dukoreshe mu bihe byacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndashaka kubabwira yuko mwari kumwe na Rukata Miriam. Amen. Telefone yanjye ni 0788 58 9400. Umugisha n'amahoro y'Imana bikomeze bane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.